ikindi kibazo namubaza icyo bivuga ko abantu abaraperi babanywa itabi ahubwo uyu mupeti nawe ari muri janjiji nyine zigenda zivuga ngo abaraperi ngo banywa itabi iki n'iki nawe uri mu njiji nyine tu iki n'iki cyo tukirengura cyari mu mandazi wa mugani wawe ngendinjije wa murezi nyine tu uri injiji ngendinjije nibikurakaza uri injiji. Reka mbashimire nongere mbaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse amanywa nijoro mbabwira ngo ku bantu mwese mwahuye n'imvura uyu munsi nakoze iki kiganiro mwuka byaramwe haguye imvura ya danje ariko n'ibyambuza gutegura cyangwa se kubakorera ibyo mwifuza amanywa nijoro. Kuri kamera zanyu muri kubona umugabo witwa Young Kevin, muri kubona numaze kuba icyamamare kubera isura yafite ndetse n'ibikorwa akora ngo ni icyamamare koko. Young Kevin bimeze bite? Bimeze neza ariko eguka gutya kugira ngo tubashe kumva. Umeze neza? Nta kibazo nuko imvura yaguye nyine. Wifuje guhura kenshi nuno mupeti urambwira ngo uyu mupeti koko kinga abanyamakuru mu mukabiriza ngo na bintu bya danje arakora ngo umaze gukora hiti nyinshi ndabahuje kuri uno munsi urumva mu mutima wawe noneho umeze gute ibyo wambwira bimwibwira yindi kiniki nta bya danje nuko nguko nuko nyine nuko nguko nyine Serge wamubonye namubonye cyamamare koko kimubona bwa mbere ni igiki wamubwiye ntago mbyibuka wallahi mwavuganye byinshi byataye Seri umeze shani meze fresh suhuza abafana ndabasuhuje ntago nirwa njya kuvuga menshi umaze kuba icyamamare mwana byatangiye ryari kugira ngo noneho bicyamamare wani hashize igihe ntago nahita mbimenya nakuri murakina komedi na filime umaze kuba icyamamare Young Kevin amaze igihe kinini akwifuza kukubona ubundi wowe wari usanzwe umuzi nari muzi umuziho iki cy'umuziho ni igiki ni umuhanzi hari indirimbo yuzi shasi nari nyiza ko nyine namubonye rimwe sinabyitaho kuko mutari ku rwego hoya nyine namubonye mbere narinjira muri bya sinema sinakomeza kujya mureba cyane ukuntu yambwiye ngo abanyamakuru baragushyashyariza ngo uri umuntu wa danje ngo kandi nta kintu cya mbere urakora banza umunsubirize yarambwiye ngo abanyamakuru turagushyashyariza nta kintu uzi ntabwo uramenyekana ntabwo uri umuntu wa danje mbabarira umunsubirize none ubaka akanya muri kumwe musubize nyine mubwira icyo ushaka njyewe se njye ndi mu kazi ntabwo mba naje hano ngaha mu mishinyiko cyangwa guseka hano ngaha mba naje mu kazi iba waje mu kazi Young Kevin ibintu yavugaga ubundi arakuzi aganze uyu nguyu ni umupeti aka ni agapeti Young Kevin uramubonye peti aravuga ati mba naje mu kazi nta by'imishinyiko wowe uri mu mishinyiko bimeze bite nta byatari nyine imirimo twayigiyemo kera nanditse kuko nje kuri telefone umubwira ngemi uwo mupeti mucyashyariza ngo ndamushaka umupeti ari imbere yawe urakonje kwanza banza umuhe wimusebye rega nawe urumva atari imbeho afite imbeho nabanza ahubwo dukubite n'aga freestyle wumva uwo ari we njyewe aranzi nanjye nawe natwibwira tiyorere yo ngo wake up na puss holy shit bugari diruza gafumu zange kajuga mu bitenge ngibibazo ni bimwe gusa kure ni munda hit nyinshi mubona ndakorera hazaza nangiyo nirebye ubwanjye mbabona nazi ufatizo oji zanjye nyenyeri murika ja look at them and look on my side destiny ni mani ndakorera hazaza ice mukavumo sibu ninja gutumfana utanzingo nyiga wumva ibyo nkora manuka bo old school still nkora dance floor giki niki apa aho ngaho ibintu byanyu ni ikirenge peti arakubwira ati ndi mu kazi ese imirimo twinjiyemo kera zagira inka munyarwanda zigitangwa wowe winjiye mu mushinga agira inka zikiriho peti arakubwira ati twe twaje mu kazi nibyo kandi Serge ari mu kazi ubundi uri
kubundi mu minsi ishize niwe wari uyoboye Serge arayoboye ubundi wowe uri ese abandi barapere twarabazimije ndi mu Rwanda ngewe Serge wumvishe kure yakubwiye abyumvishe yakubwiye iki ngari mu mirimo nyine ari mu kazi wowe uri heza natwe turi mu kazi nyine uyu muntu ari mu mandazi uyu nguyu yibere mu mandazi niwe yibereye akavuga ati ngo agende mu kazi Seri ndagira ngo byibura unanamwibwire n'amazina yawe wenda mbere yuko tunatangira n'ikiganiro tunakomeze si ubwa mbere uje kuri Yawe TV n'abafanizi bawe noneho unabiyibutse noneho uri we yitwa production Serge uri Serge umaze kuba icyamamare yahuye na Young Kevin aravuga ati ndi mu kazi nawe ukavuga ngo ndi mu kazi ari wowe nawe n'indi uri mu kazi ari wowe nawe n'indi uri mu kazi njyewe uri mu kazi yabaye agiye ku ntebe y'ubusimbura ubu ni expired Kevin wakoze yagiye kuba umusimbura Kevin ko nkoze wakoze ibisheke twari twaragiye guhinga i Bugande byareze nyine twaragarutse nuko nguko President uramubona gute ndamubona nyine uko ameze tu aho ufite ubwoba nta bwoba mfite tu kugisha ko nkubona uri gukora interview na Gasoji cyangwa urabona ari ikintu cy'ikizezenge kibera aho ngaho sinaripfana njyewe rwose sinaripfana cyangwa burari kubona nyine ari ikizezenge baryo uri kuva yagukoma uyu munsi nawe waje uvuga ati uno munsi cyagiye nibwo nacanye ku maso ewana ubu ngubu ndi guhondagura ngera mfunira mu nda ntabwo ari mu mavi oya mu nda nkavuna ibifu byose nkabica yes ukavuna ibifu ukabica Young Kevin bimeze ariko se mbabarira ucangamuke nuko nguko nyine ni ubwa mbere ubonye umuzungu ni ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere mbonye umuzungu z'abazungu tuba twarabonye nako mwarariye z'abazungu tuba twarabonye President mbabarira wenda ugira ikintu usaba Young Kevin kugira ngo ashyuhe ni igiki wamubwira bakakana cyo namubwira se kugira ngo ashyuhe namubwira iki tutamenyeranye cyane ngo ashyuhe mukoma ubu ni wa mukoma mu bijyanye n'iki wagitinga mukome akanusi nk'agafoto njye se ko mpora ndi tayari wowe uhora uri tayari Kabi nuko nguko nyine Kabi beta birimo ariko nawe tuvuko bitakomera ngo ngo ati pete nawe nda ko kundi borosi wallahi yo yongeshavu n'agahinda kubona genge ngenda ndikira ngukumbura zamani pia attention nshuti mu mabyiruka duhuze ndi kubyirutsa kopsa patondo turi gushaka ipinda isupi kunda umunyi isosi risiryana ibyanjye mu bitendo respect zanjye suko muze wanjye amayi kure ni muhungu wanjye uracyari muto kibyuka tondo udaparapa ry'amajipo tageti ni hit nyagasani dutabare sinkorera pepang ipindi rutikimba kuri banda na buy one inzirya ubumwe kagugu niho mvuka ibwa mutazi Kevin ninde inkuru yanjye nya inshuti zo ni nk'ibivunga utamfanye ngukeneye ngufashe bigikemutse Jabress bambara kimomo sinyi mufana fuck you fake homeboy ni suri sange injanga nagufanaga byinsazi nka andod ya covid ngiki niki nkome mushiki wawe ni peti byurapa nibyo naziretse mva mu nda yo ako wateye aho ngaho nyine nuko koko ariko cha iyi ni Yawe TV ukomeje gukurikirana ndi kumwe na Serge na Kevin ariko Kevin reka nibarize Serge sibyo reka mbaze Serge mubaze Seri mu bintu aririmbye wumvishe miki ibintu aririmbye se bifite ubutumwa nyine burana yumvwa n'abantu nyine bize abantu bafite hejuru ubwenge nyine buri kuri level nk'iyanjye neza mbuti yaje abere mu rugunga nayo wabonye nza turavuze ngo Serge ntabwo yageze ayi oya simvuze ko atize nyine kuko akiga ntago ariga nyine arakiga ako Seri wararangije we wararangije Kevin reka nkubaze uvugisha ukuri
revo ndiho ndarenze tageti mfite hiti amasengesho ya mama ku mavi n'ababyara imbere mfite heza n'imivumo y'abarara biyumame nundi iki ni afite imivumo y'abarara so twari nubwo ari abarara gusa dufite imivumo yawe shana n'abadayimoni uracyari mu mandazi wowe urahurica urasamye. Sari mbabarira umbwire ukurikije wowe uri umukinnyi wa filimi, Kevin ni umuhanzi, Young Kevin ni umuhanzi. Kevin araza kumbwira ku ruhare uburyo abona filimi nyarwanda. Wenda wowe uri umwana mutonya ntago uramenya ibyo umuziki by'abahanzi baririmba, ukurikije ibyo aririmbye aravuze ngo afite imivumo y'abarara, afite ibiki, iyo wumvishije imbere ni heza, sibyo? Wumva umuziki w'ubu ngubu ufite iyihe message? Ubu ngubu ugiye kuvuga ngo ngiye gukora umuziki urimo message wahomba. Ubu ngubu ntago nawe usubiza ko ibintu bigezweho ari igishego nuko bimeze. Niba ukoze indirimbo nushyemo igishego nimenyekana cyo cyumva. None se urumva uri gutanga message y'ibishego nta kindi. Ubu Kevin nta kintu ari kuririmba. Ni nkaho ntacyandagaza. Hoya ariko hano ngakirimo. Hano ngaho kirimo ndagaza. Anaririmba fresh. Ariko abyanga byemera uramurenze. Ngenda twikerega. Kevin, iyo ubona abapeti bari kwinjira muri sinema nyarwanda ukabona wenda Serge, ubona filimi nyarwanda mu bana bato cyangwa muri mu kigero kimwe, ubona level yaba ari iyi? nyine nindi sura muri industry nyine kuko twari tumenyereye ko kera babandi bakutse amenyo bariya wa musaza nyine iki niki bakanyoni kanyombya, ubwo nyine byatangiye kujyamo n'abana. Ni ibintu byiza nyine muri filime nyarwanda, ni ibintu byiza nyine tu. Serge akina filime nyarwanda yavuze ku byawe. Serge wamubonye ute kwanza? Serge namubonye neza. Wamuti? Nago namutinya. Izina ry'Imana. Nge hari ibintu nkiri kwibazaho koko. Ambuti yaje ibereye hariya hakurya ndimo ndaka. Yewe. Seri azi yawe? Azi yawe? Nabyihorere. Azi se wenda gute ko ntavuye ku gipangu hari ambutiyaje. Nibe nawe wagize ambutiyaje uri mu muhanda, ngiye none nayigize nkiri ku gipangu. Ni mu muhanda hagati. Umva ari ndagize ambutiyaje irenze. Wasanga ari ukubera imvura. Uretse n'imvura niyo imvura yawe turi kugwa kubera bitewe n'ukuntu ntwika ambutiyaje ibihara ahantu hose aho nciye. Kevin, ubu nakubeshye nkubwije ukuri uko nkubona kandi n'abafana bawe barakubona n'abakurikiranye Yawe TV barabibona. Kevin ufite ubwoba, vugisha ukuri. Nje ibintu bindimo nibyo mfite ubwoba koko. Ibintu umutima wanjye. Ibintu bitse umutima wanjye nibyo mfite ubwoba. Ibikinyi? Nese uzabarara bari kudutega imishibuka tukayisimbuka. Nabande? Nabande. Baba ni gaho dufite amashyari nyine kuko hiti turiho. Hiti dufite ntisanzwe koko. Ubaka kanya turi kumwe. Seri, ugiye kubaza ikibazo ushaka Young Kevin, ikibazo ushaka. Na Kevin arakubaza iki? Sibyo? Ndagufasha mikoro. Ni bibiri. Ufite bitatu ushaka kumubaza? Ufite bitatu? Ndamubwire nako nabanze wambaza. Kabanza kubaza. Kevin, reba hara muri kamera. Abafana bawe bakubona babona ubwo bufite. Sibyo? Kugira ngo ngutinyure, gira ikibazo baza Serge, mubaze bitatu ushaka. Umubaze kimwe kimwe, agusubize nawe arakubaza. Mubaze ibibazo bitatu ushaka. Nawe arakubaza. Eguka kugira ngo umwumve neza. Mubaje ibibazo nshaka koko. Aracyari umwana nyine tuyibazo ngiye numva namubaza ntabwo yabisubiza. We nta kibazo gusa kubaza, we baza. Umva nyine gusa. Namubaza iki se wallahi. Reka ngenze kumubaza nyuma none. Nabitekereje naje gusanga kubwira umuntu ngo itubaze iki ngiki wamubaza ibintu by'ubugoryi. Seri ufite icyo mubaza? Kamwibariza nizihe mbogamizi wahuye nazo mu kuririmba? Imbogamizi zo ni nyinshi nyine duhura nazo. Nko kubura nyine amafaranga yo gukora indirimbo ukabyihorera.
n'amashyari y'abantu nyine tu. wenda hari nk'umuntu wo muri family wenda avuga ngo ngiye kuba umuhanzi akatavuga ngo reka reka ngo ntibyakubera ngo uracyari umwana ngo ugiye kuba amayibobo. Uwo nawe wo muri famiye tu. ariko inshuti zawe zo zirabikubwira. Nabo hanze abacanege ntibabura. Ntiwanabura koko. wigaga mu wa kangahe koroniza? Korona nigaga mu wa kabiri segonderi nyine. Ngize ngo ni na primeri. Ninde muntu urumva wenda umuhanzi nagiye guruka ukagenda ufite ubwoba kanakoma kakwemeza? Umuhanzi nagiye kuramba mfite ubwoba ntago yanyemeje kuko ntago twari turi kuri level imwe, naramufanaga nyine tu. Nari nawe muvuge bamwita Marina Debora. Marina Debora ibintu ewe kanabi. Niwe wakwemeje? Ni igiki yakwemejeho ukavuga ati iki kintu akinyemejeho? Nyine ukuntu yibereyeho tu ararenze. Sere nta kindi ufite? hari ikindi ro. Ninde nuntu wakwemeje mukagenda ntabwo ufite muri interview akakukoma? Nta muntu wankomye koko. Wishyiramo ibintu byo kwiyemera. Nta muntu urase hari ubuzi nese babizibo. Baba rapere twazimije babana. Abahe umuraperi w'umwana uvuga ngo uyu muntu naramuzimije ninde? Ntago mwibuka izina rye kuko nta kivugo. Si umuzi se? Nta kivugo nyine. Umuntu utavuga nakumuzi. Simuvuze nzamuvumba. Ibi bintu urakumva bari biki se? Wabyumvishe kuvugira muri ya mayeri ubwo n'ubugoryi vuga ati n'uyu nguyu. Vuga ati n'uyu, uvuga ati kanaka n'uyu. Ubu ngubu nitunagenda azavuga ngo sinamukoma. Cyo shaka nongera ngukoma. Nako dukomeze karagaciye. Abanyarwanda babibona nyine. Ntago ngiye naje gukomana tu. Twaje mu kiganiro bisanzwe turi kubaka izina nk'abana nyine b'Abanyarwanda. Dushaka nyine gukageza. Ntabwo banagira. Nagukurikiranye kuri TV10, nagukurikiranye kuri TV10 uri gukorana ikiganiro na Gasoji. Ikiganiro narakire. Gasoji uravuga, Gasoji ni umwana, Gasoji bimeze gutya na gutya. Ugeze kuri Predank uracicitse. Ni isoni wageze kubonye umuzungu bwa mbere. Bitewe n'ibintu uriya mwana namukoreye n'uyu ngusi nifuza kumuzimya koko. Ndamuhereje. Gasoji wamukoze. Abandi aracyavugwa. Ego. Ufite indirimbo zingahe? Indirimbo mfite ni nyinshi kuko nizo nyinshi tu. Izo ufite turabariza ufite. Mfite nk'indirimbo 8. Gasoji afite zingahe zifite na video? Ntazo nzi. Ntago ishyiramo guhangana. Ntago bizi. Nta ndirimbo nta ndusha indirimbo nyine tu. Gasoji yahuye na Madame Jeannette Kagame. Gasoji yahuye n'abayobozi bagiye batandukanye. Wa muntu Gasoji nuremera ko Gasoji ari Gasoji? Gasoji ni Gasoji gusa imbere ni heza nyine natwe bizaterwa na level tuzaba turi. Uravuga ati Gasoji ndabare. Uwo n'umugisha wundi ndayamanitse nyine tu. N'umugisha wundi natwe igihe cyacu kizagera duhure nabo ngabo nyine. Ubaka kandi muri prediction Gasoji ari hejuru ya. Ndanamwemera nyine tu. Gasoji ndanamwemera nubwo muruta nyine. Aravuga ati ubaho uruta nukuruta. Ariko ubahe nukurusha ibikorwa. Ibikorwa zaturusha nibe wa mugabuza amahiti dufite muri studio atarasohoka yabuze umufungo kugira ngo aze. Abuze iki? Abuze umufungo kugira tuzana imizigo ya danje. Preda wa mureme? Kumuremera sinagara akakanya. Nzaba muremera. Uzamuremera ari? Nzamuremera. Gira ikintu umwemerera? Gira ikintu umwemerera? Ndakimubwira atariho mikoro ariko nzamuremera. Nyuma muri no minsi baraza no kubona undi muntu ugiye kurema. Baba bitegura kanze ndemera umuntu w'inshuti yanjye ewana. Ana ngo tamumenye. Kaceceke. Wamubashije ibibazo bitatu ndagira ngo agira ikibazo kubaza cyangwa se nakubaza ibibazo bitatu ubundi duse nk'abagana ku musi. Byafite byose nambaza nge nta kibazo mfite. Ikiyoga ni cyawe. Intego yawe ufite muri sinema nyarwanda ni iyi? Nuko uzajya gukina muri filime urumva ariko nkaba ndi ku rwego nzwi nkaba Jackie bariya baboyika
ebana naho bato nija naho ngaho mba nifuza kugera ariko nyina muri Philippines nzwi kurwo rwego. ukunda igihugu cya Philippines? Ndagikunda. akunda ibindi bihugu kurusha igihugu cye nyine birumvikana. Nyine aba niga bakunda inka babana bakunda amandazi kurusha igihugu. oya nyine kurusha igihugu. Ubwo ibintu uzabizira wa mwana we. Ibintu ndabiguhanye nyine. Nago nyine ku rwego nyikunda nagaru kuvuga ngo nshaka kugikunda kurusha igihugu cyambyaye. Nyine ugikunda nkaho wumva ari kikuzamo ariko igihugu cyakubyaye ni wakibagirwa. Ubwo se ahubwo wabanza wasaze wibagiwe cyakubyaye urwakubyaye. Ukunda u Rwanda. nta kindi kibazo Ikibazo namubaza nyine ni ukumuha kuko imyaka afite ntabwo najya kumubaza ibibazo byanjye. Siyo. Oya mbaza. Bitewe n'ikintu akora ikibazo namubaza icyambere ntakimubajije. Ikindi namubaza ni imbogamizi nyine ahura nazo. Kini ibintu nk'ibyo ngibyo ibibazo byo tubyihorera. Imbogamizi se. Imbogamizi urebye nyine ntabwo ari nyinshi cyane. Urumva ariko nyine urabizi ibintu bya sinema kubura promo nizo ngizo mbogamizi njya mura nazo nazindi. Nyine yozo byica nyine abantu bituma badatera imbere. Ikindi kibazo namubaza nyine ngewe bitewe na hit afite. Bitewe na hit afite ari umuntu wavuze ngo hit na kunsutsu nyine. Abiri kumwe. Simbizi nanjye nibyo numvise nyine. Umuntu wavuze ngo hit na kunsutsu ngo birajyana. Kuri wowe kunsutsu na hit ntibyaba biri kumwe. Ese ko kunsutsu nayo nzi. Ni iki nyine ngewe uko ntabyumva nyine kunsutsu ni bari nk'abakobwa nyine tu. Hit n'abakobwa iri umustar nyine urabizi ngo abakobwa bakunda abastar ko. Nta bwana bujya bukwandikira inbox yawe. Nyine ibyo ntibyabura kunyandekera urumva ariko ngewe buri mukobwa mba nifuza ubundi kujya mu mukobwa ubone ko ari mwiza umubona ari uko yikwisha apana mwe waba wambaye utuntu wajya kugura umuneke ukagura umuneke utonoye cyangwa ugura umuneke udatonoye ukawitonorera namwe basore bashaka abahungu nako bishandi ikigoryi wa namwe basore mushaka abakobwa naga ibundi cy'ingenzi ari kwamba naga ari gushaka abakobwa bambaye ubusa ngo ufite amaguru urumva ngo uri mwiza ugashaka amwe bambaye meni wapi bana ntacyo bakugezaho umukobwa n'uwambara akikwiza kwanza se wajya kubagara ibyo nako wajya gusarura ibyo utabagaye cyangwa ibyo udateye bishoboka wambare bikwiza nyine wane ushaka umukobwa ashaka umukobwa afite imico myiza wambara akikwiza. aka kanama n'ak'ingenzi ku munsi kuri Yawe TV bakobwa mwambare mwikwiza ongera ugasubiremo babarira ugasubiremo neza mugiriwe inama ugasubiremo neza uvuze ngo umukobwa mwiza n'uwambaye n'uwambara yikwije kumunga ubundi wajya kugura umuneke ukagura umuneke utonoye cyangwa ugura umuneke udatonoye uko witonorera ntiwasarura ibyo utabagaye. Ariko ibyo ntacyo biba bitwaye. Kevin urabyumva? Nibyo rwose. Kandi Kevin nikwiza nyingu y'ubungu ngira ngo nawe urite mu gutwi. Aho seri wiga mu wakanga? Mu wa gatanu. Mu wa gatanu ubu wakanga mu ishuri? Nabaye wa kabiri. Ndibura se uvuze ko kantu numva binkoze mu bwonko. Ujya ubona abakobwa bambara nibikwiza? Nguki ugasanga yambaye akantu kagera hangaha urumva nkaha ngaha kuryo wenda nk'isakoshi yagwa yakuna amagiye kwifata amanyose akajya hanze bose urumva ngo ibyo ngibyo ari ibintu bizima amaryo yose akajya hanze kandi ibyo ntabwo bari neza ku muco nibyo nk'abanzi bihaye bino minsi baririmba ibishegu biriya ntabwo bari byo nta nama bagira abana nazo none se umwana ni aho kujya uririmba umuhe urugero rwiza ukaririmba umuhereza urugero rw'ibishegu cyarakuze
rwarabyibushye wakigorora cyangwa ko wagorora ni kamwe gatoya ku buryo ushaka kugahinahina uko ushaka cyangwa ukakagorora neza. Aseri banza hari umukobwa waje kugutereta yambaye mini birakubabaza? Oya nawe nuko ujye ubibona gutya. Kevin, ibintu Serge avuze wowe bitekereza gute, ubyumvaho iki? Hari inama ukuye? inama irimo nyine, ahubwo inama nyine sinjyayigiriye nyine, ayigiriye urubyiruko nyine, abakobwa b'abanyarwanda nyine, abari b'abanyarwanda bambare bikwize, biriya bintu byo kwica amaniga mu mutwe ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo biriya bintu. Niba wa mugaye nta muntu warya imineke itonoye, ntabwo wajya kugura umuneke utonoye, wowe ugomba kukipfundura ukakitonore. Ngewe biranambabaza bitewe n'ibintu Dekate yamvuze. Sinzi ibintu aheruka gushyira ku rubuga rwe ngo ya Kevin ngo yoro the queen. Simbizi nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Kevin nawe utagiye kujya wiyemera ubu yoro the queen muri ku rwego rumwe? Ngahe nose nyine nanjye ubimbwire nyine tu. Nyine ndakubashije. Ubu Dekate ni umuntu ushobora kugufata akakugerana na yoro the queen, urumva ibyo bintu bishoboka? Bitewe n'ubwenge Dekate afite, nanjye mbona ari zero mind. Dekate ngo abanyamagambo giye naramwiyamye muramwiyama tu. Uravuga ngo Dekate ni zero mind? Zero mind Dekate bitewe n'ibintu agenda mvuga. Nuko ngo dukomeze wa mwana we nanzoga wawe. Nta nzoga nanyweye, none azaba areba hiti yacu dufite bagende batubekera ibintu bitari ku myaka yacu, cyangwa bavuga ukuri. Ushobora no gusanga bavuga ukuri. Ese nyine urumva turi kurira bimwe n'uwo mubebe. Yes, rero reka mbashimire mvuge ngo gira ikintu ubwira Kevin, icyo ushaka ukurikije n'ibyo yavuze, gira icyo umubwira ubundi dusoze. Njye icyo namubwira ndeke kuririmba ibishegu, ntabwo bari byiza, ntazanabikora. Njye nta kindi namubwira. Karame ye kintu nabwira Serge, nawubwira ati nyine komereza aho ngaho uzamure sinema nyarwanda, uzagire no ku nzozi zawe, uzajye gukina muri Philippines, gusa uzibuke nyine ko u Rwanda ari rwo rwa mbere ku isi. Yes, rero mwibuke ko Yawe TV ariyo ya mbere ku isi ndetse no mu Rwanda. Mukore subscribe, mukore like, mukore share ndetse mubashe gukora na comments kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro byacu. Seni wakoze? Wakoze nawe. Nta kintu ufite ushaka kuvuga ubwira nk'abafana? Icyo nababwira bajye kuri Asaf Cinema bakande subscribe, share, link, comment. Naho Kev umurinzi warawubonye? Narayibonye ko. Urabona idatwika iri mu kazi iri filime ko. Yes, rero na Yawe TV iri mu kazi. Njyewe nari Emmy Imana, ibaho umugisha, ndabakunda. Ciao ciao, na hejo.